niba ari inzara niba ari ingeso byakomeje kugenda biba amayobera ku mbuga nkoranyambaga. Byatunguye abantu. Uwitwa Nshimiyimana Eric, umwarimu w'imyaka 34 wo mu karere ka Rutsiro, yamaze gutabwa muri yombi ngo arakekwaho kwiba ibirimo mudasobwa, amamashini ndetse ngo n'ibihiko n'amasahane abarimu bariraho, harimo ngo n'amakanya n'ibikombe abanyeshuri banyweragamo amazi ku kigo cy'ishuri yigishagaho cya College de la Paix. Amakuru y'ifatwa rye rero ngo yamenyekanye ku ya gatatu Ugushyingo umwaka wa 2025 ngo nyuma yo kwiba telefone yo mu bwoko bwa Infinix y'umugore w'umukuru w'umudugudu Mukebera, aho yari asanzwe acumbitse ku mudugudu witwa Mukebera. Uyu kandi ngo yafatiwe umurenge wa Gihango, akagari ka Kongo ni umudugudu wa Mukebera. Akagari ka Kongo ni ndakurahi mudugudu ngo wa Mukebera. Hanyuma rero ngo hari ibitangazamakuru byandika, byamenye makuru bivuga ko uyu mwarimu ngo yigishaga amateka, kandi ngo nagaru ubwa mbere akizweho ubujura, dore ko ngo mudasobwa ngo zamaze kwibwa 2024 ebyiri zaburiwe irengero burundu, kandi uyu mwarimu ngo yigishaga kuri iki kigo, kuko imwe muri izi mudasobwa ngo yakoreshwaga n'umuyobozi w'ishuri n'umwungirije. Hanyuma ngo izi mudasobwa ziza kubura kubera umunyamabanga w'ishuri ngo yibye imfunguzo, cyangwa se yibwe imfunguzo, niko banditse ngo yibwe imfunguzo. Baje mu kazi rero mu gitondo basanga ibiro bye byose birarangaye, kandi hibwe mudasobwa n'ibindi bikoresho bitanditswe. Hanyuma rero umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gihango, Munyambaraga Rutayisire Deogratias, yabwiye igitangazamakuru cyandika hano mu Rwanda, kimwe nyine muzi cyane, ati nibyo koko yari umwarimu kuri College de la Paix, yamaze gutabwa muri yombi kubera kwiba ibikoresho birimo iby'ishuri. Ibindi biracyakorerwa iperereza, ntabwo biragaragara kuko hagiye habura byinshi. Nyuma yo gufatwa rero yahise ashyikizwa sitasiyo ya RIB ya Gihango kugira ngo atangire akorerweho iperereza. Abantu barimo kwibaza, uyu mwarimu n'inzara n'ingeso n'iki use abanyeshuri yabigishaga iki? Yigishaga ibintu bijyanye n'amateka, urumva ko nawe yanditse amateka. Umwarimu wigishaga amateka yanditse amateka, yiba ibikoresho by'abana, mbega n'ibyo kurya urumva ko yabibona. Kandi mu minsi yashize RIB yatangaje ko hari amamiliyoni menshi amaze kwibwa n'ibigo by'amashuri hano mu Rwanda, cyane cyane biba ibyo kurya bigenewe abanyeshuri. RIB arimo iburira abantu ko nibakomeza gutyo kwiba ibyo kurya baraza gukurikiranwa n'amategeko. Ngira ngo nahoze ndeba kuri Instagram ya RIB ni Twitter, nahoze ndeba RIB irimo iraburira ibigo by'amashuri ko nibatisubiraho baratangira gukurikiranwa kandi bagatabwa muri yombi, bagahanwa bihanukiriye ko barimo biba ibyo kurya by'abana bibagenewe. Akarere kaje umwanya wa mbere ni Rwamagana, ngira ngo na Gasabo. Burasirazuba bwaje umwanya wa mbere mu kurya cyangwa se mu kwiba ibiryo by'abana. Ngayo nguko rero, subscribe, like, ciao ciao.